Twongeye kugwa ikaze rero kuri Shiro TV, twongeye kuba rero twizera ko mugiye mumererwa neza bitewe n'impande urimo muri Kigali, abajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengera bwaryo ndetse n'intara ya diaspora. Twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza. So ubwo rero wari umukino wahuzaga ekipe ya Rayon Sport, yari journée ya 11 ariko akaba ari umukino wahuzaga rero ekipe ya Rayon Sport yakiye Bugesera. N'umukino ubona ko muri rusange Rayon Sport yagerageje kugenda ikereya uburyo bumwe na bumwe, ikagenda igerageza gusha uburyo bumwe harimo esenu, ariko ni Rayon Sport mu by'ukuri icuye umukino. Mu by'ukuri rero ni Rayon Sport burana hari ingingo yahozemo, ukabona ko ari abakinnyi abo babonaga usa nkaho biri kubatira pressure, ukabona ko na ekipe ya Bugesera FC arimo aratoza ubu, ubona ko ari ikintu biri kugenda ubona ko ibyo bifasha. Rero umukino ntabwo nawo ukurikiye nyine, ndi kumwe n'umufana umwe mu bafana bakomeye ba ekipe ya Rayon Sport. Turakwakiriye cyane Mzee Kasure kuri Shiro TV. Asante. Rero Kasure, wakurikiranye umukino wose iminota 90 ndetse n'indi minota 4 bongeyeho. Ekipe ya Rayon Sport niki waje kubona yarushije ekipe ya Bugesera? Actually ekipe ya Rayon Sport icyo yarushije Bugesera nta kintu kinini, ni experience cyangwa se abantu ubona bafite ubunararibonye muri Rayon Sport, cyangwa se bakana protecting rya zina rya Rayon Sport nka Rayon Sport, kuko urumva Rayon Sport igihe cyose it's the winning team, buri gihe bumva bagomba gutsinda, kandi buri gihe baba bafite iyo spirit yo kuba bashimisha abakunzi bayo ndetse n'abafana babaje kuyishyigikira. Urabikomojeho, bashimisha abakunzi n'abafana babaje kuba babashigikira. Nagira ngo tuganire gato cyane. Ni Rayon Sport yagiye gura n'umutoza hari ingingo navuga ngo usagaye utoza ekipe ya Bugesera, yahuze muri Rayon Sport akaza kuvamo bitagenze neza bitewe nuko yaje kuvamo yirukanywe. Ekipe ya Bugesera kugeza ubu akaba ariyo duheraho. Twavuga ko hari ingingo ari muri processes, twavuga ko hari ingingo igihe cye kitaragera cyo kuba akaboko nyine nka tushe umutoza yagaragara. Ikigaragara ikipe ya Bugesera na ingingo, akaboko ka ingingo ntabwo karazamo neza, navuga ngo wenda ko ari intangiriro itari nziza, kuko amaze gukubitwa match ebyiri zikurikirana kuva yafata Bugesera. Kigaragara ntabwo araza mu mukino nka ingingo dusanzwe tuzi. N'ikipe muri usanga gukina urabona nta occasion nyinshi ibona, nta creativity ibona, no gukina nyine pour gukina, ariko hari ingingo kigaragara agomba kwerekana ya tactique ziwe na technique ziwe kugira ngo Bugesera ihinduke koko Bugesera ya compete n'izindi kipe mu buryo bugaragarira buri wese. Dusoza gato kuri Bugesera kugira ngo none tukomeze mu mukino tunakomoze kuri Rayon Sport. Ekipe ya Bugesera niho wabonye iri for, ekipe ya Bugesera niho wabonye ikwiriye gushiramo imbaraga cyane muri uyu mukino. Uvuze ngo ahari for ntatari for, actually irakina neza, ariko ukabona ko gukreya igitego cyangwa se gukreya za passe zavamo igitego ni ikibazo. Ikibazo ahantu kiri, umupira urajya kuba defenseur bagahita bashaka kuransa imbere. Ikigaragara hagati yawo na communication bagirana, kuko buriya umupira ukinirwa hagati. Bidafite abantu hagati ba guarding a ball cyangwa se ba keeping a ball ku buryo bashobora gukreya amavide ngo babone iki gitego, biragorana cyane kuba wajudging umwataka ngo kuki atatsinze kandi nta mipira yabonye. Uko imipira yose wabonaga ko yabonaga ku mutwe, kandi kugira ngo ufate umupira uvuye ku mutwe ushire ku kirenge, aba defenseur nabo baba bari tayari ko kuba bagira gute bawukinisha nabi cyangwa ntubone occasion yo kubatera mu izamu. Okay, hanyuma rero tugarutse kuri ekipe ya Rayon Sport gato. Ni ekipe ya Rayon Sport yaje gukina uyu munsi idafite ubita Ruvumbu wujije amakarita 3, washiraho Rwatu bya Abdura washiza nawo wongeye nawo ufite amakarita 3, ukongeraho Haruna Musa Majari ukifite imvune utarakira. Absence zabo bakinnyi baba key player ngenderwaho zagaragaye muri mukino. Ese niba zagaragaye ababasimbuye bo babyitwaye mu gute? Zagaragaye ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande wabonaga ko Rayon Sport yagerageje kubyitwaramo kigabo. Iyo mvuga ngo zagaragaye bari kuba batsinzwe, ariko kuba batsinze kuvuga ngo bazibye cya cyuho cy'abadahari, kuvuga ngo bakinye nka ekipe kandi bagerageza kugarida rya zina rya Rayon Sport no kukavaringa za elema zidahari. Ko Rayon Sport yakinnye
yatatse yaoshije ama occasion menshi cyane ni football urarata rimwe ukagiho ariko nanone tutirengagije ko ahari Rwatubyaye hari Ruvumbu hari Musa Majaliwa hatari kuboneka wenda uburyo bwinshi bwo gukina umupira kuko abo bantu bose bakina umupira kandi bakana garda possession y'umukino mu kibuga. Hanyuma rero tujya kugana ku musozo w'umukino reka turebe equipe ya Rayon Sport nibyo ibonye amanota 3. Eske kugeza ubu aka kanya uri umukunzi wa Rayon Sport no mpamvu twanakwakiriye kuri Show TV urayikurikirana gishoboka niki cyo kwishimirwa kuri sezo kuri Rayon Sport? So far wavuga ngo niki cyo kwishimirwa cyangwa se ntago ahita ubona icyo kwishimirwa nka Rayon Sport igihe cyose itsinze cyangwa itsinze ikavansa imbere ni ibintu twese twishimira nk'abakunzi ba Rayon Sport cyangwa nk'abafana muri rusange ahubwo icyo tuyisaba no kugira ngo keeping form yayo ikomeze itsinde ntihagire match nimwe babona ko ari ntoya cyangwa ni nini zose bazifate kimwe kandi baziprepare kimwe mentally physically kandi bakomeze badushimishe cyangwa bakomeze batsinde kuko iyo utsinda match ebyiri successfully zikurikiranye uhita wavansa no kuri table y'ama equipe yego. Hanyuma kugira ngo nkure kuri dusoza gato cyane reka uri umukunzi uri umunyamupira uri umukunzi w'umupira w'amaguru ariko se akabazo k'amatsiko urebye sezo ishize warayikurikiranye na sezo y'ubu ngubu sezo y'ubushize ishobora kuzaba iri hasi y'ubu navuga ngo uburyohe imikinire abakinnyi muri rusange cyangwa se uyu mwaka ishobora kuzaba iri hejuru? Uyu mwaka of course iri hejuru ikintu cyatumye kwanza iba hejuru irimo abahanga benshi cyangwa se abanyamahanga abakozi rero yari Kasure umufana wa kipe ya Rayon Sport. Ubu rero tuvugana Rayon Sport iva ku manota 20 zigera ku 23 ku munsi w'ejo shampiyona izakomeza. Ekipe ya Polisiano hano turi ku isa 9 izaba yakira ekipe ya Marine FC nyuma yaho umukino ekipe ya Kiyovu Sport izakina na APR. Ni byinshi cyane rero nimuzacikwe ku munsi w'ejo nabyo tuzabikurikirana. Mukomeze mudukurikirane mukomeze mudufollow mukomeze mukora amarayike uracyari gukurikira Show TV. Bra blessing.